ibihe byiza cyane kuri udukurikiye. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umugore ukaba utarabyara na rimwe ariko ukaba ukunda kubona ibimenyetso ngiye kukubwira ku buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo biragoye ko ushobora kubona urubyaro niba utagize icyo ukora hakiri kare. Ibyo bimenyetso rero byose ngiye kubikubwira bishobora gutuma utazigera ubona urubyaro cyangwa se kubyara bishobora kukugora. Muri iyi video turabivugaho byose, hanyuma ibimenyetso nubwo ndaba mbikubwiye ntabwo 100% birabisobanuye ko udashobora kuzabona urubyaro, ahubwo kiraba ari ikimenyetso gikwiye gutuma guhera none ahangaha uhaguruka ukajya kwa muganga, ugahura na muganga ushinzwe gukurikirana indwara z'abagore, akagusuzuma akakurebera niba nta kibazo, kuko bishobora kubaho bitewe no kwangirika kwa nyababyeyi cyangwa se byatewe n'imisemburo. Ibyo byose rero niyo mpamvu nkurarikiye kubana nanjye muri iki kiganiro, ukaza gusobanukirwa nyuma y'iyi video uko nawe ukwiye kuba witwara niba uhura n'iki kibazo cyangwa se ukunda kubona ibimenyetso ngiye kukubwira. Ngiye tugiye kubana muri iyi video ni Nathaniel Fiabora. Ndagushimiye cyane we wamaze gukora subscribe ukaba ubana natwe igihe cyose dushyizeho ibiganiro, ukaba wibuka ugakora like, ugasharinga video, ukatwandikira n'igitekerezo cyawe muri comment, ukatubwira icyifuzo cyawe, waba ufite ikibazo cyangwa se waba ufite n'ubundi burwayi butandukanye, jya utwandikira utubaze n'umuti tuzajya tugenda tugufasha. Kandi mboneraho no guha ikaze abantu tubanye ari ubwa mbere kuri iyi channel. Rwose akaba ari ubwa mbere muyibonye, nimwibuke namwe mukanda handitse subscribe, mufungura akazogera kugira ngo igihe cyose tugizeho ikiganiro namwe mujye mubasha guhita mubona notification yacyo kugira ngo mukibone kandi mucyumve. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro byo kuntu umuntu yakwita ku buzima bwe hifashishijwe ibimera, tukakurangira umuti w'ibimera w'uburwayi butandukanye ukaba wagufasha kandi wizewe. Ikindi kandi tukugira inama ku mirire ndetse n'iminywere ushobora gukoresha bikakubera umuti aho kugira ngo bikubere ibishimisha umubiri gusa. Ikaze rero, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugenda tukugezaho. Ikaze. Ubundi niba uri umukobwa ukaba utarashaka cyangwa se utarabyara na rimwe, cyangwa se ukaba uri umugore warubatse ariko nturabona urubyaro, ibi bimenyetso niba bikubaho cyangwa se ukunda kubibona ku buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo rwose ibimenyetso ni ngombwa kubyumva, hanyuma wasanga bikubaho ugatangira kujya kwa muganga, ukabonana na muganga akaba yagufasha cyane. Ikimenyetso cya mbere kikunda kubaho kigaragaza ko ushobora kuzabona urubyaro mu buryo butoroshye, bishobora no kukugora cyane, nicyo bita periode ziza nabi cyangwa se zikabura burundu. Hari abagore cyangwa se abakobwa akubita ukwezi kumwe, tuvuga urugero nk'iyi tariki ni 22 z'ukwezi kwa 11, ugasanga nibwo abonye imihango, hanyuma mu kwezi gukurikiyeho ntayibone, kwa 12 ntayibone, ndetse no kwa mbere ntayibone, akayibona nko mu kwezi gukurikiyeho kwa kabiri. Kiba ari ikibazo cyane gikwiye gutuma utangira kujya kwa muganga bakakurebera niba imisemburo yawe itarahindutse, cyangwa se ngo bakurebere niba nta kibazo cya infection zaje zikafunga nyababyeyi, zikaba zishobora gutuma utajya mu gihe cy'uburumbuke ngo ubone n'imihango. Ubundi iyo bibayeho nka gutya, hari nabo bibaho ugasanga umwaka urashize utabona imihango, ugasanga yaraniturije ngo arategereje, ntari no kujya kwa muganga. Niba ibintu bijya bikubaho ntabwo uri mu nzira nziza, tera intambwe ujye kwa muganga bakurebere impamvu iri gutera icyo kibazo, hanyuma bagufashe hakiri kare, kuko kwivuza hakiri kare biba ari iby'ingenzi. Hari ikindi kibazo kijya gikunda kubaho nko ku bagore ndetse n'abakobwa, ugasanga imihango naho iziye ije nabi, nyine nk'uko twari tubivuze. Kuza nabi mvuga ni kwa kundi imihango ije ari myinshi, ugasanga nyine yavuye amaraso menshi cyane, cyangwa se akaza nanone ari make cyane. Hahandi ushobora gusanga nk'umuntu yambaye pad ku munsi azihinduye nk'inshuro nk'eshanu cyangwa enye,
zigenda zuzura hindura. Iyo mihango ntabwo nayo ari imihango isanzwe, gira amakenga ujye kwa muganga. Ikindi kandi ni uko ishobora no kuza ari mikeya, ugasanga rero wambaye padi imwe yonyine ku munsi nunayihinduye. Buriya niba uhindura padi nk'inshuro 2 cyangwa 3 nibura, ibyo byo nabyumva birashoboka. Ariko niba uzi neza ko nabwo uyibona ikaza ari myinshi cyangwa se ikanatinda, ugasanga uyimazemo icyumweru kikarenga, uri mu mihango, uri kuva amaso, ndagira ngo nkubwire ngo icyo ni ikimenyetso mpuruza ukwiye kuba utangira kujya kwa muganga kugira ngo bakurebere ikibazo ufite. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Niba ujya ukunda guhura n'ibibazo byo kugira imihango iza nabi, ihindagurika, muri uku kwezi wayigiyemo, hari n'abantu usanga ngo banayigiyemo 2 mu kwezi. Tuvuga urugero nk'uko nari mvuze ngo imihango iratinze, imaze igihe runaka, no kuza 2 mu kwezi nacyo ni ikibazo. Nacyo ni ikibazo. Niba uzi neza kubona imihango nk'uyu munsi kuri 22, ugasanga nko mu kwezi gutaha wese uyibona nko mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa 12, bisa nkaho bije mu kwezi kumwe, nabyo ntabwo ari byiza. Ni ibintu ugomba guhita wihutira kwa muganga bakakurebera icyo kibazo kugira ngo babe bagikemura hakiri kare, bitazakubaho ikibazo cyangwa se bitazaba ikibazo mu gihe uzaba ugiye kubya. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukuba umuntu ajya mu mihango akagira uburibwe bukabije cyane. Niba ukunda kujya mu mihango ukagira uburibwe bukabije cyane, ndabyemera mu bisanzwe ntabwo wajya mu mihango ngo ubure kuribwa, ariko hari abaribwa kugera ku rwego bajyanwa no mu bitaro kubera uburibwe. Niyo rero ibyo bintu bibayeho, menya yuko ari ikimenyetso gikwiye gutuma ujya kwa muganga bakakurebera impamvu, kuko ibi bishobora guterwa no kuba kuko iki kibazo gishobora guterwa n'ama-infection yatangiye kugenda afunga inzira y'imbere muri iterisi, kagenda yifunga kubera ama-infection. Hanyuma mu gihe cy'imihango, ya mihango ikaza idafite inzira yo gutambuka ngo isohoke muri iterisi neza, hanyuma ikaza ifite ikagutera ububabare bwinshi cyane muri wowe, bigatuma byaba ikibazo. Kuko muri icyo gihe iyo bimeze gutyo, no kuba wabona urubyaro byagorana cyane. Ni byiza rero naho kujya kwa muganga niba ujya uhura n'iki kibazo ukaribwa cyane bikomeye mu gihe cy'imihango. Nawe iki kintu ndagira ngo nkubwire ko ari ikintu gishobora kubangamira ikintu cyitwa kubyara, bishobora kubibangamira nabyo. Simbuka ujye kwa muganga ibintu nabyo niba bikubaho. Ikindi kintu twavuga nk'ikindi kimenyetso cya gatatu, hari igihe usanga niba uri umukobwa cyangwa uri umugore, ariko ukaba ukunda kubona hari ibimenyetso bimwe na bimwe ku mubiri wawe bigaragaza ko wenda wari ugiye kuba nk'umugabo. Urugero, ukabona umera ubwanwa, ugira ubwanwa bwatangiye kuza, ufite ijwi ry'abagabo, hari uburyo nyine wiyumvamo ko hari utuntu tw'imisemburo tuzamuka tw'abagabo. Ni ukuvuga ngo iyo uhagize iki kibazo, iyi misemburo y'abagore ariyo yitwa estrogene na progesterone iba yatangiye kugabanuka, ahubwo hakazamo imisemburo ya kigabo ariyo testosterone, igasa nkaho itangiye kuganza imisemburo ya kigore, ukaba ushobora kuba wabura urubyaro. Ibi bintu nabyo iyo utangiye kubibona, utangira kubona umera ubwanwa cyane, ukaba wibonaho ibimenyetso byinshi by'abagabo, tangira ujye kwa muganga barebe niba imisemburo y'abagore itaraganjwe n'imisemburo y'abagabo, hanyuma bagufashe hakiri kare kugira ngo utazahura n'ikibazo cyo kubura urubyaro. Ikindi twavuga gikomeye ndetse abantu bakunda no kwirengagiza, ni ibintu byo kugira umubyibuho ukabije cyane. Buriya umubyibuho ukabije cyane nawo ntabwo ari mwiza, kubera ko usanga iyo uriya musemburo utuma isukari cyangwa se utuma isukari iba mu kigero cyiza mu maraso ariwo insuline, utangira nawo gukora nabi iyo wabyibushye cyane, hanyuma bikanabangamira, hari ibyo tuheruka kuvugaho
byitwa tiroyide. Tiroyide ni kano kantu ko hejuru mu muhogo, niko gashinzwe gufata imisemburo y'umubiri w'umuntu kakayitunganya neza ikaba iri ku kigero cyiza mu mubiri w'umuntu. Iyo kari gukora nabi biturutse kuri uriya musemburo wa insuline w'isukari wagiye uba mukeya, gashobora kubangamira ikintu bita ovulation. Ovulation ngira ngo nkwibutse ko itandukanye n'imihango. Ovulation ni muri kiriya gihe igi cyangwa se intangangore igi ryasohotse rikaza aho rigomba kwitegurira kwakira intangangabo, ariko mu gihe umugore atakoze imibonano mpuzabitsina ugasanga ryagi riramenetse kubera ko ryabuze intangangabo kugira ngo bikore umwana. Iyo rero ku kiriya gihe cya mbere igi ryasohotse, hari ibimenyetso biba biri kubaho nk'umugore uba uri kubyumva ko intanga itegereje intangangabo kugira ngo ube wasama. Iyo niyo ovulation, ni muri kiriya gihe igi ritari ryameneka. Naho iyi imihango yo ni igihe igi ryategereje rikabura intangangabo hanyuma rigahita rimeneka, aribwo ubona imihango. Ubwo rero iyo bimeze gutyo, ubwo ni ikibazo kiba gikomeye, kuko hari abantu usanga batanabona ovulation cyangwa se batabona ibimenyetso bya ovulation, bakibonera imihango gusa, bakabona ni imihango gusa ije, nta ovulation nta bimenyetso bigeze bumva bya ovulation, nacyo kiba ari ikibazo. Icyo gihe bimeze gutyo ujya kwa muganga. Ikindi kintu gikomeye cyane gishobora kuzakubangamira mu gihe uzaba wifuza kubona urubyaro ni infection. Niba ujya wiyumvamo ibintu by'ama infection ukunda kumva nta kintu bikubwiye, rimwe na rimwe ntunabyivuze ngo ubiha agaciro, ubivuze kandi birangire neza, bishobora kugenda bikiyangiza cyangwa se bigatangira gutuma muri nyababyeyi hakabyimba ukuntu. Infection zitavuwe rero hakiri kare nazo zishobora gutuma imyanya y'imbere muri fallopian tube itangira kugenda yangirika, bigatuma intanga zitarenga neza, kuko hari igihe umuntu arwara infection, ubwo ndavuga umugore cyangwa umukobwa, zikagenda zikangiza cyane. Muri kwangiza ugasanga hatangiye kubonekamo ibintu bimeze nk'ibibyimba. Bya bibyimba rero iyo bitangiye gufunga intangangabo, kuriya umugore cyangwa umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina, intangangabo zakwinjira ariko zigatangirwa na bya bibyimba byagiye bibyimbiramo hagati muri nyababyeyi. Ibyo bibyimba rero bishobora kubangamira intangangabo kugera aho zigomba gusanga ryagi ryiteguye, ugasanga ntihabayeho gusama kandi bikaba byamara igihe kinini. Icyo ni ikibazo nacyo gikomeye gikwiye gutuma utangira ukajya kwa muganga. Inshuti zanjye rero, bagore bakobwa, ni ukuvuga ngo iki kibazo cyangwa se ibi bimenyetso iyo bikunda kukubaho, ukunda kubyibonaho muri wowe, rwose ndagira ngo nkubwire inama yo kugenda ukajya kwa muganga, kubera yuko uko utinda kujya kwa muganga, iki ni ikibazo gishobora kugenda cyiyongera kikazatuma utabona urubyaro, kubera ko hari igihe abantu bahura n'ibibazo byo kubura urubyaro, ugasanga bamwe bari kwirukanyira mu buvuzi bwa gakondo ngo barabaroze cyangwa se byagenze gutya, ariko ugasanga ni ukubera ko batigeze babiha agaciro mbere, ngo igihe ubona ibimenyetso nk'ibi ngibi ubyiyumvaho mu mubiri wawe, ugenda ujye kwa muganga, ubonane n'umuganga ushinzwe indwara z'abagore, agusuzume, ahere ku imisemburo nka estrogene ni imisemburo y'abagore igomba kuba ihagije mu mubiri w'umuntu. Ikindi kandi bakareba ibyitwa progesterone ko bimeze neza. Iyo misemburo ni imisemburo ya kigore, ubaye uyifite yuzuye ushobora kuba utahura n'ibibazo. Iyo misemburo rero barayikongerera kwa muganga iyo babona itangira kugenda iba mikeya. Ikindi kandi igihe wumva ufite ibibazo by'ama infection ukabyivuza mu buryo butanoze, genda ubyivuze neza, ubonane na muganga akuvure infection neza, hato zitazatuma ubura urubyaro waragiye ubinegirije cyangwa se utabiha imbaraga.
ibyo byose ni ibintu ugomba guhita ukora ubu ngubu kuri we twabanye muri iki kiganiro ukaba wabanye natwe. n'ibi bimenyetso ujye ubyumva, tera intambwe ujye kwa muganga. nta kindi ukwiye kuba ukora, ni ugutera intambwe ukabona na muganga ushinzwe indwara z'abagore. ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza. mwibuke mukore subscribe kuri mwebwe twabanye muri bashya kuri iyi channel. ikindi kandi abantu dusanganywe mujye mwibuka mwandike namwe ibitekerezo byanyu muri comment, mudukorere like, musharinge na video kugira ngo turusheho kugenda tuba umuryango mugari, kandi iri shuri ry'ubuzima rijye turikuramo byinshi bishobora kugira